Inyanja twoga ninde wayoza agere ku nkombe abone kwikina, mbarimo mbazi ninde utabizi ko impuhwe zanjye ariho zihera, mbafata neza niba nabizi kandi mbezi mbarimo mbazi, za sinica intoya zidushyize ahantu tumara iminsi twicuza, niki mutazi ko mbona mbazi muri iyi minsi mwiruka, twaje guhura umbeshya kenshi kandi wikina, zije gupanda uneje rubanda ndi imihanda caka umukanda bro. Uyu munsi ninjiye kuri Hishura TV kuri Hishura TV, abenshi bayigana ibakorera music, babasha gutambara amaseta n'ibigoma byabo bitambuka impande zose. Hishura TV iri mu kazi kose man. Official hadi way inzira igoye benshi bibaza mu buzima, mu by'ukuri impinduka zizabaho mu buzima, barasikana imbere nkabimenya kare, nkabereka ko nta n'ikintu busy wo story zigakomeza njye nkabafata nk'abana muri game. The Iceman #1 muri rap, ndi umusizi usaga ibibinda Mr ni byinshi cyane tu, soni zikamwica akemera icyaha, akibaza ukuntu yagushutse cyane, ugasenya urwawe ugasiga umwana hamwe n'umukunzi, iyo ni kanoni bro. Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje gukurikirana Hishura Official, ndetse namwe mudahema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Yes, ni wa musore wanyu Victor, ugenda bazanira impano zigiye zitandukanye, ugenda barebera uko ibintu bigiye byifashe hirya no hino 5x5. Yes, turi kumwe n'umutumirwa umeze neza cyane, umutumirwa ubona ko ibintu byabivanye rokara abishyira international. Ni umutumirwa ukimubona ubona ko afite potential, ni umutumirwa ukimubona ubona ko ibintu byose ni yari ni full utaki kabisa. Yes, nkwibutsa gukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye twibanira mu biganiro bigiye bitandukanye. Dutangire nawe twibwira cyane abo bakwibwira byose bibare. Okay, kugira ngo tubatwike tangira utwibwira noneho mu buryo bwawe umwe bw'umwimerere wa danje. Umva yavuga ati noneho musani noneho twazanye uyu munsi muri Hishura Official hadi way inzira igoye benshi bibaza mu buzima, mu by'ukuri impinduka zizabaho mu buzima, barasikana imbere nkabimenya kare, nkabereka ko nta n'ikintu busy wo story zigakomeza njye nkabafata nk'abana muri game. The Iceman #1 muri rap, ndi umusizi usaga ibibinda Mr ni byinshi cyane tu, ariko urakomeza unyibwire paka nkumvisha ntago nakumedita kugira ngo n'umuntu udukurikiye yumve ngo uyu muntu turi kumwe n'ubu. Ongera ako kantu nuko gasubiramo ubwo ntago wagasubiramo, ahubwo komeza unyibwire nkumve neza. Ariko hari ijambo nigize kuza kumvamo, burangiye ndi kumva amagambo menshi y'abaraperi nkamwe, hari amagambo aba ari keyword mba ngomba kubanza gutoramo. Numvishemo ijambo Iceman, ishatse kuvuga iki kuri wowe? Iceman ni umugabo w'urubura. Umugabo w'urubura? Yeah. None se niwe turi kumwe? Niwe muri kumwe OG. Bakunzi ba Hishura Official, muri kumva ko twazanye noneho n'urubura noneho uyu munsi. Ubundi ejo mu biganiro bigenda bitambuka ngenda mazana abantu bagiye batandukanye, ko umunsi noneho nabazaniye urubura. Bro, kugira ngo ujye kwita urubura byaje gute, byatangiye gute, igitekerezo wagikuye hehe? Nanjye meditation akenshi ukuntu zigenda ziduha, nanjye naje kwisanga ndi umuntu ugomba kuba nakurikirana ibintu bijyanye na create iri music too. Iri music today and other day too. Ibintu mporamo umunsi ku munsi. Umuntu ashobora kwibaza ngo ukibona Iceman n'umuntu ki mu buzima busanzwe mu magambo makeya? Iceman ni umuntu
ucisha makeya, ni umuntu uri sociable, ukunda no gusenga. Ni ibintu byose ubundi biba ari munani. Reka twigarukire noneho muri industry yacu. Umuntu akibona Iceman, akimubona hano kuri Hishura Official, Iceman ukimubona tumwitegeho iki cyangwa se niki gishyashya? Ese Iceman ukimureba wumva iki muri industry ya music hano mu Rwanda? Iceman muri ino minsi arimo aragenda bakorera ibintu by'imizigo myinshi cyane nk'ingoma ngiye mfite abenshi barazikurikira, nanabatera peace. Abantu benshi cyane bagenda bazikurikira nko ku rubuga rwanjye rwa YouTube channel, abenshi barazizi. Hari ku giti cyanjye nge nkurikije Iceman muzi igihe kinini, acemo igihe kinini muzi, ariko ntago njya nkunda kumubona ku mbuga nkoranyambaga cyane ari gutrending. Habura iki cyangwa se ubona hakorwa iki kugira ngo Iceman tumubone ari gutrendinga mu mbuga zose, ariko turi kumva izina Iceman hano muri industry ya music? Muri industry ya music impamvu nari gutredinga muri ino minsi, urabizi iyo umuntu akiri school hari ibintu byinshi abagikurikirana ariko ubwo ngubwo ukimara kuva school hari ibintu bigenda bihagarara gake gake, hakazamo n'inshingano z'urugo. Gusa byo music muri ino minsi ndimo ndayizuramo ukuntu ngaruka bushyashya. Iceman, kugira ngo ubundi amagambo tuyagere makeya ibikorwa biye byinshi, ndagira ngo wereke abakunzi bakurikiye Hishura Official ndetse n'abantu bagukurikiye, ndabizi muri kano kanya ushobora ko baje babwira ati inganya ahangaha, ndagira ngo ubereke yuko Iceman aje kora mu ngano. Inyanja twoga ninde wayoza agere ku nkombe abone kwikina, mbarimo mbazi ninde utabizi ko impuhwe zanjye ariho zihera, mbafata neza niba nabizi kandi mbezi mbarimo mbazi. Za sinica ntoya zidushyize ahantu tumara iminsi twicuza, niki mutazi ko mbona mbazi muri iyi minsi mwiruka, twaje guhura umbeshya kenshi kandi wikina, zije gupanda uneje rubanda ni hana caka umukanda bro. Bro, iyo ndirimbo ishatse kuvuga iki ku buzima bwawe? Ku buzima bwanjye urabyumva iyo ndirimbo nimba arimo mbazi. So nimba umuntu agize gutya akagukosereza cyangwa se akagira akantu mupfubiranaho gato, si ngombwa kugira ngo umushyire ku ruhande, ahubwo ugomba kumwiyegereza cyane, ariko kwa kuba umuzi bigatuma mugomeza gukorana, ariko nta kosa ryabaho yo kugira ngo umwizere bikaze cyane tu. Hishura Official yaje ari nk'igisubizo ku banyarwanda bose. Hishura yaje ubona ko ari itafari izanye muri industry ya music. Ntekereza yuko buri munyarwanda wese waganye Hishura Official hari ikintu kizima atahana. Nawe muntu utari wagana Hishura Official, mwibutsa gukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo nawe ejo cyangwa se ejo bundi ibintu bizakugereho neza. Iceman, ndagira ngo ugire ikintu ubwira umuntu gukurikiye, ugire n'icyo umutangariza mu bintu uri kubategurira, uvuga ati jewe Iceman nje guteye ibintu nk'ibyo ngibyo. Nk'umuntu nkurikiye muri kano kanya ndetse wari warambuze mu gihe nari ndi stay moment, ikintu namubwira ni ikintu cya nyacyo cyuko njyewe nagarutsemo fresh. N'imizigo nyikora neza. Nk'ubu ngubu hari nk'ikigoma gishyashya, icyawe naho kijya, hari hasta la vista, ibirabagirana byose si zahabu, sinzi ibyo bigira, mwari mwiza. Hari n'iyo bita kanuni mu minsi mike nayira mbiri. Iceman no kugira ngo tubatwikire rimwe, wumve ko Iceman ari umuntu uri talented, uri uzi muzika byatari kandi afite n'ikinazanye muri industry.
turi gukorera kuri channel bita Hishura Official. Yeah. Ukurikije n'ikiganiro twakoresheje n'ibyo twaganiriye, ndagira ngo nkubitiro akapera ukurikije na topic twe turiho. Uyu munsi ninjiye kuri Hishura TV kuri Hishura TV, abenshi bayigana ibakorera music, babasha gutambara amaseta n'ibigoma byabo bitambuka impande zose. Hishura TV iri mu kazi kose men. Yaman, yes, abakunzi ba Hishura Official, murumva ko Iceman ni umusore uri talented, ni umupapa uri talented, ni umupapa mushobora gusapotinga ejo cyangwa ejo bundi mukazabona inyungu, mukazabona ko mutaruhiye ubusa. Ngewe nkwibutsa gukanda subscribe, like, comment and share. Iceman, Nam ubusungu hari ikintu ushaka kubabwira ko tuganyiye ku musozo? Ikintu nababwira no gukora subscribe. Uretse gatoyi ufite umugore, Ewana, gira ijambo rimwe umubwira, cyangwa se ugirira akaririmbo umuturo wowe, akaririmbo ngomba kuba ukamuririmbire uvuga ati indirimbo ngiye nyituye umugore wanjye, akaririmbo namutura. Urebye urabona muri ino minsi ibintu by'urushako ni ibintu biba birenze, dore dema aba yaracabayinze ndi kumwe n'umupeti gusa, byo hari ikigoma nakoze bita kanuni. Sa nk'umukubitiraho imirongo kuri kanuni. Ngiye ni kanuni unkoreye ibitendo, heye ni kanuni byose bizunge bikanera muzunga. Ni umuturanye umwe w'umupfapfa ugenzwa n'amagambo, utagira gutuza nyamabara nk'iyo nta cyiza cyayo. Umusoni zikamwica akemera icyaha, akibaza ukuntu yagushutse cyane, ugasenya urwawe ugasiga umwana hamwe n'umukunzi. Iyo ni kanuni bro. Yes, nkomeje kukwibutsa Hishura Official, nkwibutsa ko yaje ari igisubizo ku Banyarwanda, kandi ubona ko ibintu byayo iri kugenda ibivana hahandi twe tuzi ikabishyira ku rundi rwego. Iceman, wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Thanks kabisa. Ni ibintu nanjye mba nishimiye cyane, yaba inshuti n'abavandimwe bari impande n'impande. N'abapeti twasojereje rimwe sikuru bataherukaga kumbona, ngomba kubabwira yuko Hishura TV yongeye gusa nk'aho ibizura fresh. Ucyumva Hishura Official, we wumva ari nk'iki ushatse gusesengura? Murakubwiye nk'ijambo ngo Hishura Official ni iki? Nge mu kugenekereza kwanjye nyumva Hishura ni ibintu bigomba kuba ari sustainable, mu guhishura nk'ibintu bijyanye n'injyana cyangwa se impano ziba zarazimye cyangwa zacecetsemo gake, zibasha guhita zibigaragaza vuba. Urumva ko ntago yagize utana cyane, nibyo ibintu buri murongo urimo ni muzima kabisa. Wallahi umuntu ashatse kubona Iceman yamusanga he, yamubona kuziye mu nkoranyambaga? Iceman yansanga nko ku rubuga rwa YouTube channel, acyandikamo Ikibaruta Ismael. Na projet zose arazibona. Kubera iki mbere wakoreshaga Ismael ubu ngubu ukaba uri gukoresha Iceman? Iceman ubu ngubu, mbere urumva nari narazamo neza, ariko ubu ngubu ni create new channel too. The Ice nanjye nkabazira gake gake, nongera no kubibutsa gukora like, share and subscribe. Nanabakunda cyane. Iceman, wakoze kwitabira ikiganiro. Thanks to. Yes, tugana ku musozo, yari wa musore wanyu Victor udahwema kubazanira ibyiza gusa. Ciao.